Turabashimiye cyane mwese ngira nkuko muri kwibona sasa by'ukuri rero hano turi ni mu mujyi rwagati kuri Rompwe ubu twerekeje ahamaje cyase habereye irushanwa ry'amagare nyuma y'uko hamaze iminsi ari kuba championnat y'isi yose nyine y'amagare. Sasa by'ukuri rero ahangaha niho turi kujya murano ko twe nka timu ya Shuti Innovative TV twafashe umwanya kugira ngo tugende twese tugende tureba hatandukanye aya magare yagiye basasa. By'ukuri rero ahangaha ni mu gihe ahangaha tugeze rero ni gihe amagare yararangiye cyase masiganwa yarangiye muri kubona noneho urugendo n'uruza rw'abantu bari bahari. Ubwo hano noneho ku bantu batazi neza uyu muhanda ni wa muhanda uva ahantu neza ahitwa kwa Minyoni nimba muhazi kwa Poso Minyoni umvuka na gahanda gafatanye na hepfo arimo agahanda k'igitaka kamabuye sorry akuri niko gahanda nyine uzamo ugakomeza muka ugahingukira hano ngira ngo uri kubona ko hano hari nyuma y'amarushanwa ni rebera ukuntu ubyarifashe hirya no hino anyuma yuko amarushanwa arangiye. Sasa mu by'ukuri rero nagiye mbabwiza ukuri ko wageraga hano byaberaga ukabagira ngo neza ariko kuko wabonaga ko abanyamahanga nibo bari benshi cyane kuruta abanyarwanda nyirizina bari bahari, kuko wavuganaga n'umuntu ubona ari nk'umwirabura nka mugezi wawe ukumva mu by'ukuri ntago ari kuvuga ikinyarwanda ahubwo ukumva ni umunyamahanga. So bivuga ko abanyamahanga nibo benshi twasanze hano bari kwizihirwa. Birumvikana hari ibihe bidasanzwe cyane ko bantu babashije kuhagera, wabonaga ko rwose yari nk'umunsi mukuru kuri bo cyane, kuko abanyamahanga bamwe namwe twagerageje kugenda twegera, bamwe namwe bagiye batugaragariza ko bishimiye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo benshi muri kugenda mubabona aba bose bari bishimye, harimo n'abagiye bavuga ko bishimiye igihugu cy'u Rwanda kuba rero aya magare y'isi yose yarabereye, irushanwa ryarabashije kubera hano mu Rwanda. Ni ikintu gitangaje cyane nko ku gihugu no amprisi nk'igihugu nk'u Rwanda muri Africa, can you imagine? So umva ni ikintu gikomeye cyane rero kuba rero isi yose yari ihuriye hano mu Rwanda. Ngira ngo muri kugenda mubibona hirya no hino ko abenshi bari abanyamahanga gusa, wazaga hano hose batamukaga wabonaga ko ari bo gusa. Ndatekereza ko abafite twa shop bacururizamo, abafite amaresitora, ntekereza ko bungutse cyane bishoboka, kandi irushanwa ribasigiye amafaranga menshi cyane, kuko ahantu henshi bagiye baca rwose wasangaga benshi bicaye bari kurya ahantu hatandukanye, ku resitora, bandi bateka twa fast food. Ntekereza ko rwose abantu bari bizewe cyane, amafaranga yinjiye ku bwinshi. Mubona ko n'abanyamahanga gusa benshi buzuyemo rwose ahantu hose twagerageje kugenda duca hose, wabonaga ko benshi barimo abanyamahanga cyane kurusha abanyarwanda. Ukibaza se ni ukubeshya ibyo byose bikakwereka ko ari byo ni kuvuga ngo isi yose yari yateraniye hano mu Rwanda. Niyo mpamvu rero twagerageje kugenda tuzenguruka ahantu hose hatandukanye. Uri kubona ko hano rero turi kugerageza tugenda dusatira no kuri wa muhanda w'amabuye umanuka hepfo kwa Minyoni uhingukira hepfo kuri cya kiraro cyo kwa Rasta, ahantu akunze kwitwa ni kwa Rasta. So urumva rero mu by'ukuri byari ibintu byiza bitangaje cyane. Muri kubona aho twagerageje hose kugira ko byari ibintu byiza cyane. So mu by'ukuri ni mutara ukurikiranye aya marushanwa kuva atangiye kugeza soje, twagerageje rero mu by'ukuri twagerageje kugenda hirya no hino uko byari byifashe kugira ngo tukwereke ukuntu byari bimeze nk'uko gusoza aya marushanwa y'ishampiona y'isi yose y'amagare yaberaga hano mu Rwanda. Sasa mu by'ukuri muri kugenda mubona ukuntu byari bigiye byifashe bimeze. Mu by'ukuri ubona ko hirya no hino rwose abantu bari biziwe cyane, ku by'umwihariko abanyamahanga nibo bari benshi rwose. Nicyo kintu nakubwira ko gutya bari bagabanutse, kuko aho twagerageje kunyura kariho wasangaga ari bo gusa, kuryo watungurwa no kwibaza ahantu ngeze ni mu Rwanda cyangwa ni hanze. So urumva rero nuko ko byari bimeze. So urumva niyo mpamvu twagerageje kugererayo kugira ngo byose tujye tubibagezaho 5 kuri 5 bitewe nuko Shuti Innovative tubakunda. Sasa ndiko dore ngo wa muhanda nakubwiraga rero, uyu ni wa muhanda umanuka ujye pfo kwa Poso Minyoni, kwa Minyoni ari nawo muhanda umanuka ugakomeza. Ubwo ni hano turi Kimihurura nyine. So
ni Kimihurura handi hepfo hari urusengero bakunze kwita mu rusengero rw'abagore ho kwa Poso Mignone ugakomeza ukagira epfo. So ngaho rero turabashimiye ni muri ko byifashe, reka tugire ko tubakunda naho utaha mukore subscribe.